zikora imbere, umutima, ibihaha. Noneho uyu munsi twazanye siporo zikora umubiri mu buryo bw'inyuma, gukora imitsi, triceps, biceps. Ikindi kandi uzaba uri fit nk'uko ino timu yacu twayise twita sport fit. Turashaka kugira ngo abantu babe fit muri siporo. Twazishyize mu bice bitandukanye. Twabanje gukora push up, ibyo bita pompage zirimo amoko menshi atandukanye. Twabanje ku gice cya mbere cya pompage cyane cyane umuntu yakwisangamo ari umutangizi, ndetse izo pompage twabazaniye ni pompage wifashisha amavi, icyo bita ni push up. Izo rero ni pompage umuntu wese yakwisangamo, cyaba igitsina gore, igitsina gabo wazisangamo, cyane cyane umutangizi muri pompage. Tugakurikiraho izindi z'abantu bari intermediate na advanced level, uko abantu bagenda baruta. Rero icyambere nababwira, iyo ugiye gukora siporo ugomba kubanza kubyisetingamo cyangwa ukabitekerezaho, ukavuga ngo nihaye igihe runaka, ukiha time, ukiha umunsi runaka wo kuzajya gukorera siporo. Ukavuga urugero, mu cyumweru nihaye iminsi 3, ku isaha runaka nzajya nkoramo izo siporo zanjye k'uwo munsi, ukazikora. Izi rero twebwe twazikoze mu buryo bwa presentation zo kubereka uko bikorwa. Wowe ushobora kwiha igihe runaka, ushobora kwiha push up 5, ushobora kwiha 6, mbese guhera kuri 5 kuzamuka. Nitugera mu kindi cyiciro cya abdominal, naho niko uzajya ubigenza kugira ngo ubikore neza. Rero icyo nagira ngo ndasoza gusa mbatumira kugira ngo mukomeze kubana natwe. Twiyemeje kugira ngo tubagezeho siporo zitandukanye, kugira ngo rero mubane natwe ahantu munyura. Dore ngaha ni ukujya kuri iyo umaze kurikandaho ugakanda na notification. Icyo gihe cyose twapulodinze video yacu ihita utubona, biba byiza kwita ako kanya uhita utubona. Rero turasaba kugira ngo mukurikirane kandi mukomeze gukora siporo, kandi muzisharinge, mukore like menshi cyane. Welcome. Recalling memories, photos of you and me. How you used to say the future's on its way. Recalling memories, photos of you and me. How you used to say the future's on its way. Defining our memories as the difference between you and me. Writing our history. Can't change, that everything will always change, but we'll remember this as it is today in time. We both know you won't be mine. The future's